filime nyarwanda inimba ya Lavica kuri tubicoro yitwa Jojo Films igarutse mu isura nshya ibintu ni moto Jiri icyo nongera kumenya Jiri icyo nongera kumenya Jiri icyo nongera kumenya nyuma y'uko Aline ndetse na Mama Shema bakuze Mama Lavi ese urukundo rwa Lavi na Shema rwaba rujemo agatotsi ko bavuga y'uko urukundo rwabo ntacyabatandukanya nzajya kwigurira Mama kwiswe nani nyuma y'uko Ganza tweretse umukunzi we yaba agiye gukora ubukwe mbere ya mukuru we Shema ese abantu bose bagwe mu kiye ikiza ni ukubajyana mu butabera cyangwa ni ukubaha imbabazi ni iki gikwiye nasondera subira mu byo nakoraga ntabwo nakwica ari bicara nitsuke manu byibazwa urakabyara ubundi icyo nicyo ashaka kumva cyonyine nise mbyemeza ntago bavukana ntukikwe ni filime iri guca kuri tubicoro yacu nk'ibisanzwe yitwa Jojo Films manuka muri comment ni comment ya mbere uyiklikeho ugere kuri YouTube channel yacu ukore subscribe ubundi ukomeze uryoherwe intimba ya Lavi icyo buri munsi saa 4 za mu gitondo uri mbunda Yezu we baba data ariko mana ni wowe tatu we imbunda yawe niyo mpamvu rata niyo mpamvu ariko mana nzaruhuka ibi bibazo bigenze gute nibaje bakatunigira hano mu nzu bakadutera ibyuma bakadushyiraho imbunda kumbi baba data we niba bayifite noneho baraza baturase burundu byose birarangira ko Imana noneho baza bareba umutwe wa Fabiola nta n'ikindi kintu bareba uretse impanga ya Fabiola araraza agatunga imbunda ku mutwe wa Fabiola kamarada akaza agatunga Fabiva muri ayo magambo yawe ubaka kanya ikintu kindaje ishinga n'icyo ngicyo ariko mfite byinshi mu mutwe tubaragize se bariya abahungu bafite imbunda yanjye urabizi ko nari mfite imbunda nawe muhungu afite imbunda ariko uriya muhungu iyo yari afite yari yayikodesheje iyo bafite aka kanya niyo yanjye rero ese bihuriye no kwicara ega amatwi ugatekereza ku nzu bafite yacu imbunda isaha n'isaha ari uwo batahenesheje hejuru hasi babagezeho n'imbunda ariko sha wabyihoreye ikintu kibabaza kigatera agahinda nta wundi ni mu hano ku gatwe ka Fabiola ye nayo n'ikintu nacumuye muri iyi si none nawe uri muritegereza igisenge cy'iyi nzu menye uri bukibambureho ubu rero Fabiola ikintu gihari ni kimwe sibyo mbere na mbere ngiye gushaka ukuntu bari abahungu mbakuraho imbunda uri kumva ngiye ndanashyiraho buri kimwe cyose kubera ko byanze bikunze nta nubwo bazi no kuyikoresha bayikoresha mu mafuta atabaho yego bashobora no kugenda bagapfumura banki ugasanga bibye banki kandi bikajya ku mutwe wawe ahubwo se wabahize ukabica zirangigera noneho nzifashe ntabwo zibabarira gusa noneho ntabwo byoroshye iyo operasiyo ngiye gukora ariko rero tukiri aho ngaho mubwiza ukuri Fabi uvuze ngo iki yego nyagasani ndavuze ngo bapfuye boga kubwa ni mu ruhu ni bapfe bo ntega amatwi rero noneho mubwire tuvuge are ndi umugore mwana ngareka mpindukire rekura basaho ayayayay ubu iyi saha usibye ibyo by'imbunda byivanzemo yego ntabwo mbuzanita nasubira mu Bwongereza kunzi b'inzira umusanda washuje wo muri hose nkomeje kunakanga ibintu turi kimwaje kunakanga wita aravuze ati uko byagenda kose Anita na mukatabaye wanjye sinzigera nsubira muri UK sinzigera nsubira mu Bwongereza so none bigiye kuba byagenda bitekarebesha umusigaye matwe ndetse karebesha umusigaye matwe bigiye kuba byagenda mwibaza muvuga ati se kubera iki Fabiola agize ubwo kubera iki Fabiola kimara kubyumva agize ubwoba nari ndabizi kufite amatwe ndetse nawe uri kubaswa bigiye kuba byagenda gusangiye kuba nakumara amatwe kandi igiye ko nakugira ibyabashije kuba byakurikiye byose ndetse nyine ko nakugera gake akabashije kuba kabugina family ari gukinwa nakindi
ikindi kintu usabwa niba ugeze ahangaha bwa mbere usabwa gukana kuri subscribe ubundi ukajya no muri comment ukatubwira uko ubyumva ukabasha kuba wasigamo igitekerezo cyawe kugira ngo utwike ko ukomeje kudukurikirana ndetse ukomeze kutwereka ko ukomeje kugenda ukurikirana ibintu byose gatanu kuri gatanu. Mbere yuko nkomeza ryamanze mbaye amakuru meza, inkuru nziza cyane ngo bita iribagiza muzi cyane muri no filime nzira umusaraba mukunda cyane ndetse mu mukunda muri beshi yamajije kwibaruka umwana mwiza cyane w'umukobwa. Rero nimba na koko ukunda iribagiza koko by'ukuri nawe ukaba wishimiye yuko iribagiza yamajije kwibaruka umwana mwiza w'umukobwa, ndagira ngo ujye muri comment wandike mu amen amen cyangwa umubwire ati congratulations iribagiza kugira ngo twike ko nawe wishimiye iribagiza kandi wishimiye yuko iribagiza yamajije kwibaruka umwana, dore ko mwe mumaze igihe kirekire mumubona twite ndetse beshi mwibazaga muvuga ati ese iribagiza uzabyara ryari, gusa mwamajije kubona yuko ibintu byamajije kugereza sa Imana yamajije gukora ibisa nk'ibitangaza. Ese none bigiye kuba byagiye bitanga muri no filime inzira musaraba, nawe matsiko nimeshi tugiye kuba twaganira ndetse tugiye kuba twarebera hamwe ibigiye kuba byakurikira uretse nkubwira n'agashya kabashije kuba kaba ubwino filime yari gukinwa, dore ko ubwino filime yari gukinwa uwo bita iribagiza atarahari kuko iribagiza ubu ngubu navuga ko ari kwa muganga kuko iribagiza yamajije kubyara. Nawe nimba koko ufite amatsiko kandi nawe uri kubaza ibijya mbere, ndagira ngo nawe kandi subscribe ubundi ujye no muri comment ubwira iribagiza ati congratulations mukobwa wacu, congratulations Nzayino wacu, congratulations Alphonsine wacu ko mu mazina menshi bitewe na filime yagiye akinamo ndetse n'ahantu wamumenyeye mu mazina menshi cyane. Ndagira ngo rero nawe ujye muri comment umubwira ati congratulations kugira ngo ibintu bikomeze kugenda biryoha ndetse dukomeze kugenda tuganira kuri no filime inzira musange mugiye kubana. Ushatse wanyita Tik Blaze ngo hayikaze kubona mwasigaye amatwi ndetse no kubona mwasigaye mwasigaye bigiye kuba byagenda. Ahangana babwiye ati mutera agatebe ubundi mutega amatwi, nimba wambaye hoteli uzishyire mu matwi neza kugira ngo hatagira ijambo rico nkumura by'ubundi nturyumve ko tugiye kuba twagana ndetse tugiye kuba twarebera hamwe ibigiye kuba byakurikira byose. Kubona mufite amatsiko rero aragira nkubwire ko nawe ngiye kubona kumara amatsiko ndetse ngiye no kubona kugira agashya kabashije kuba kaba ubwino filime yari gukinwa, dore ko abeshi buri bwaze kuba mwatungurwa cyane ndetse beshi muri bwaze kuba mwagira amarira cyane. Ese none bigiye kugenda gute twamajije kubona ko mama iribagiza nawe ibintu bitameze neza ndetse mama iribagiza agwaye arembye. Ese none bigiye kuba abyaje bite ko mwaje kubona ko mama iribagiza ari kuribwa ndetse mama iribagiza afite ububabare budasanzwe ndetse mwatangiye no kumva ko mama iribagiza atangiye kuvuga ati ndibona umva ntarimo guhumeka neza, ndibona humeka umwuka ntuze. Ese noneho bigiye kuba byagenda bitekanga ibintu bigiye guhindura usa nuko navuga ko mama iribagiza nawe abeshi bufite agahinda, abeshi muri kubaza ukuntu bigiye kugenda, abeshi muri kubaza muvuga ati mama iribagiza biraza kuba byamugendera gute. Ndagira nkubwire ko noneho ahanga mama iribagiza agiye kuba yabona umuti ndetse Kamade ndetse na Emile bagiye kuba bazana umuti. Ese none umuti bari bwaze kugeza ahanga kwa Rugemwa amahoro, dore ko navuga ko Fabiola ndetse n'uyu mugore bari kugwanya ko mama iribagiza akira ndetse navuga ko Fabiola ubwo mwamubonye haraza avuga ati sohoka manze nite kuri mama iribagiza mbashe kuba namupfunyapfunyika. Biraho yavugaga kumupfunyapfunyika kubona mutabisobanukiye neza. Ndagira babwire ko ibintu Fabiola yashakaga kubwira Sylvia, yashaka kubwira Kanyana, yashaka kumubwira yuko agiye kuba yapfunyapfunyika mama iribagiza. Kumupfunyapfunyika ngira nawe urabyumva yuko ari kumupfunyapfunyika mu bintu by'ibitambaro, ubwo ni nko kumufata akamufungira ibitambaro akamuheza umwuka. Ngira ngo mbonye ko ngira ngo mbonye ko Kanyana nawe yanze kuba yava imbere ya mama iribagiza ndetse Kanyana yabwiye Fabiola ati vanga nta bufasha twagusabye. Ese none bigiye kuba bijyanye ndetse kanga navuga ko Fabiola nawe akomeje gushinyagura ndetse Fabiola akomeje kuza gushinyagura mama iribagiza. Ari bizikari benshi byababaje ndetse ari benshi byateyagara, dore ko benshi mwagiye muri comment mukavuga ati umusaza wa iribagiza ari we Rurangirwa nta kintu kimaze, nta gushoboye gufasha umuryango wawe. Ni benshi mwatewe agahinda na Rurangirwa kuko uhanga mwabonye ko iribagiza yamuhamagaye amwitabaza gusa musaza wa Rurangirwa ariko nashonje, ariko ari nashonje gusa musaza wa iribagiza Rurangirwa akabwira iribagiza yuko bidashoboka. Se none bigiye kuba bijyanye n'utekangana navuga ko ibita iribagiza nawe yisegera agahinda ndetse atatangira kubona ko musaza we nawe ari ikigwari, dore ko twavuga ko mu Rurangirwa ari ikigwari. Ndagira ngo nawe ujye muri comment uvuga ati Rurangirwa uri ikigwari kuko muri kubona ko Rurangirwa afite ubushobozi bwo kuba yagira gutya akaba yafata nka Rugemwa akamujyana muri gereza bakaba bamufunze byagahe gato ubundi ahanga akaba haje umutekano. Gusa navuga ko umusaza iribagiza nawe wagira ngo agwaye icyo bita intinya, agwaye gutinya, agwaye ubwoba. Ese none bigiye kugenda gute twamajije kuna kwanga bita Rugemwa nawe akomeje guhiga Kamade ndetse n'Emile. Gusa twamajije kuna ko Kamade na Emile nabo bamajije gufata umwanzuro wo kuba bashaka uburyo nabo birinda ndetse bagomba gushaka ubwirinzi buhagije kugira ngo Rugemwa atabasha kuba yabagira cyane ko Kamarade we afite ubwoba yuko Emile bashaka kuba bamufata, kandi arabizi neza kuba baramutse bafashe Emile nta bintu by'imiyaga. Ngira ngo mvije kwanga Kamarade yabwiraga Emile ati ahanga araramutse agufasha cyangwa Rugemwa kugufata bakwica ndetse bakamekinga shwa kuba wapfuye ndetse bagasigwa no gushyinguye. Ese none bigiye kuba bijyanye ndetse kunavuga ko na ari nabavuze ati ngomba kuba nakora uko nshoboye kugira ngo mbashe kuba nagira kuri Anita ndamutse ngiye naba nsinzwe kandi sinshaka kuba natsindwa. Rero ngomba kuba nakoresha ubwenge bwanjye ngakoresha ubwenge mfite ariko nkabasha kuba nabona Anita kuko singomba kuba natuza, singomba kuba nabihagarika ahubwo ngomba kuba nashyiramo imbaraga kugira ngo mbashe kuba nabona Anita. Ese none bigiye kugenda gute nawe Kamatsiko ari menshi, nawe Kamatsiko yakurenze gusa ugiye kubona ko
ibintu bigiye kuba byaryo ndetse ibintu bigiye kuba byagira uryo cyane ndetse no filime yacu abenshi muri bwaze kuba mwatungwa cyane ibintu mugiye kuba mwatangira kubona modere ko navuga ko igiye kuba yagira iryo cyane ndetse ibyo bishimwe mufite amatsiko ndetse ibyo bishimwe maze igihe kirekire mutegereje mugiye kuba mwatangira kubona ko ibintu bigiye kuba byajya ku murongo kandi mugiye kubona ko n'urugendo nawe ibyo bigiye kuba byarajya mumeje no kuri akango bita isimbi nawe ibintu bitameze neza ndetse isimba atangiye kuvuga ati nimba maje kubona umwana wanjye ngomba kuba navanga kugira ngo ibyabaye bitongera kuba byabaho ngomba kuba nagira gutya nkavanga kugira ngo umwana wanjye batongera kuba bamutwara se none bigiye kugenda gutanga ko twavuga ko nubwo uyu mugore akomeje kubwira Simba ati ugira amahirwe kuko kuba ubonye umwana wawe abantu muri kagace muri no karisiyo bagize gutya bakabura abana babo ntibongera kubona ndetse na polisi nayo irahiga ntibona abo bana rero uri umunyamahirwe uzajya urushima Imana gusa ntagazi yuko uyisimbe kugira ngo abone umwana we afite tekanike yakoresheje ngira ngo mwese tekanike Simba yakoresheje kugira ngo abone umwana we benshi murayizi ndetse benshi byana babaje ndetse benshi binabateragenda ku buryo benshi mwavuze ati Simba ibintu ukoze ni biki Simba baramutse bakwanduje ibigora cyangwa uyu mugabo ugasanga gwaye nka sida yikwanduje ni benshi byabaje ndetse ni benshi byavugishije amagambo menshi ndetse ni benshi byateye agahinda ndabizi ko nawe uri kunyumva byagutega ndetse nawe byakubabaje kubona Isimba ryabana ari umugabo kandi ni benshi mutabyifuzaga se noneho bigiye kugenda gutekanga ibintu bigiye kuba byaryo ndetse abenshi mugiye kuba mwashira mu matsiko mufite dore ko ari benshi mufite amatsiko ndetse ari benshi muri kubaza muvuga ati se none bigiye kugenda gute ko twamaje kubona ko Isimba amaje kubona umwana we ndabizi ko ari benshi mwagiye mutera comment muvuga ati Isimbi ni mumaje kubona umwana wawe gira uvaho ngaho kuko uyu mugabo n'umuntu ashobora kongera kiba umwana wawe akongera akagusaba yuko mwaryamana cyane yuko abagiye bavacumagana mu Kinyarwanda Simba ivuze gusa nzabivumba ariko si nawe umuganira cyeko uwuzi abavuga ati ngo nashonje ntabwo ndi gutekereza neza ku buryo nanakwibuka imigani kuko nashonje hari nashonje kuko nibwo mvuye kuri set nibwo tuvuye gushotinga ino filime z'umusaraba gusa ntago ibintu bimeze neza guys ntago bimeze neza nimwe mumva ntari kuvuga neza umenye ko ari inzara kuko mfite inzara ariko ntago byatuma ntababwira ati bigiye kugenda gutya ariko mu gihe mbakunda cyane kuko ndabakunda cyane abantu mwakaze subscribe muraba agaciro gakomeye cyane iteka muri kubatekerezaho mvuga ati iyo ntabahaye video ntababwiye ukuntu bigiye kuba byagenda mba numva afite agahinda gakomeye cyane niyo mpamvu nanjye navuze ati ngomba kuba nagira gutya nkagenza hanga nkabamara amatsiko nkababwira ko bigiye kuba byagenda kugira ngo namwe mubashe kuba mwagomba kuryogo ndetse mubashe kuba mwashyira amatsiko kuko uko buri amatsiko ashobora kuba yagira gutya kaguhitana amatsiko ashobora kuba yakwica no murangira nabitekerejeho ngavuga ati no kugira ngo abantu badufana abantu badukunda abantu badukurikirana umunsi ku munsi abantu mukunda ni filime z'umusaraba ko mugende bavuga ati mwakongeje iminota amatsiko agize gutya kabica kandi nanjye badi hano mwana nyirutse urukundo rwanyu mukankanda subscribe ntaje kubabwira bigiye kuba byakwikira ubwo naba ntari ikigwari no vuze ati rero ni ubwo gwego navuze ati rero kanyeza babwira ukuntu bigiye kuba byagenda kugira ngo namwe mubashe kuba mwasobanukirwa niyo mpamvu ngiye kuba nababwira yuko hanga ibintu bigiye kuba byaba ari agahombo ndetse bigiye kubona ko narugema n'abagiye kuba yagerwa muri gereza ariko mbere ko dukomeza nagira amanze nkubaza akabazo gatoya cyane ndagira ngo nawe ujye muri comment tubwire ese uri kumva rugemwa akwiye kuba yakatirwa imyaka inga urumva rugemwa akwiye kuba yakatirwa imyaka inga muri gereza jya muri comment tubwire kugira ngo utwike yuko ukomeje kugenda udukurikirana kandi ukomeje kugenda wifuza yuko yagerwa muri gereza ubundi aganirwa ibya byose yakoze kuba mwakunze speech ejo ndagira babwire ko ngiye kuba nayicishaho ku muntu wayikunze ku muntu wumvisha nziza cyane kuko speech ejo navuze ukuntu episode igiye gukurikiriza imeze nababwiye ibi byinshi cyane byinshi nababwiye ndagira ngo nawe rero mbanze nkumvishe speech nakoze ejo kugira ngo dukomeze kugenda turyogo ndetse dukomeze kugenda tuganira ndetse mbabwire ko mbakunda cyane kandi mbahoza ku mutima kuko nababwiye ko nshonje nababwiye ko ntameze neza rero kugira ngo meze mbabwira ibintu ugasanga ari kuvanga ibintu kugira ngo mumvishe ko ibintu by'imigari bikugenda binanira impamvu nababwiye ati ndashonje kabisa ariko hari nashonje ariko iyo challenge namwe murayizi ya TikTok ariko hari nashonje muri urwo rwego navuze ati kamanze bakubite speech ejo nimuze kumbwira ukuntu bimeze ubundi nze kugaruka mbabwira ati ahangaha bigiye kugera gute cyane yuko abenshi mufite amatsiko bavuga ati ese Kamarade na Emile bazagera ahangaha kwa Rugingo gute bazagera bigenze gute niyo byo nanjye rero andaza nkubwira mu kanya ubuki mufite ajya wibuka gushima Imana ndetse umushimisha ukora ikintu kimushimisha gihari kuko ashobora kuba yagenda ugasanga usigaye wicuza uvuga ati kuki ntakoze ibi ngibi bagihari kuki ntamunejeje nyamuneka rero ujye ugera sinenge kuvuga ngo ujye muri comedy ugerageza ushimishe mama wawe umwereke urukundo umwereke ko ari we muntu w'agaciro gakomeye kandi kuko niko kuri ni umuntu w'agaciro ufite cyane nta wundi muntu ushobora kuba yakwitaho mu gihe abandi bagutaye niwe wenyine umugore ashobora kuba yagutaka kwanga akagutuka ariko mama wawe akuba hafi mama wawe niwe muntu w'agaciro sinzi uko nabivuga gusa menya ngo mama
wawe nicyo kintu cy'agaciro gikomeye cyane bibaza umuntu wakutwisa amezi 9 akakugendana icyo uriye akarya icyo umwenda yambaye ukababera mwembi urumva ko ni umuntu w'agaciro gakomeye cyane ndagira ngo ujye ugerageza umushimisha umwereke urukundo umwereke yuko umukunda cyane ndetse mu gihe ubonye amafaranga ujye ugerageza umwambike neza ase neza nyaboneka kuko nta kindi kintu gishimisha umubyeyi nko kubona umwana wabyaye ariko kwitaho buriya biranezeza cyane biraryoha cyane twikomereje mwabonye ko isimbi yishimye isimbi bitamurenze kuko isimbi yabonye umwana gusa bishi murabizi ibintu isimbi yakoze ndetse mwabonye ko nubwo uyu mugore yavugaga ati isimbi bisimba ubonye umwana wawe ugize amahirwe ubonye umwana wawe abandi iyo babuze umwana muri kino giturage ntago bajya bamubona kuko muri iki giturage iyo babuze umwana na polisi iraza igashakisha ntagire umuntu numwe ntibanamubone urumva ko rero n'umugabo muri stade yo guhiga n'umugabo muri stade yiba abana bakaritsiye bose yarabamaze abana b'impinja yarabamaze urumva ko rero ibintu isimba kuba yabonye umwana ni ibintu by'agaciro gakomeye cyane ndetse kuba shitani yagize gutya umugabo no wenda yamaje kuryama twizere yuko wenda isimbi nta bindi bigwara yagoye twizere yuko wenda isimbi batamuteye indinda kuko baramutse bamuteye indinda mwese murabizi yuko isimbi noneho byacanga isimbi noneho byamurenga nimba ari nde wamwakira noneho urumva ko byabibaye nabi cyane ndetse bishi byanabateraga ndetse bishi byanababaza ndabizi ko ari nabishi mwagiye mureka muri comment muvuga ati isimbi baramutse baguteye indinda isimbi baramutse bagize gutya bigwa nibishi byababaje gusa no byababaje ndabizi ko bamwe mwanishimye kongera kubona isimbi yabonye umwana we ndabizi ko bishi mwongeye kwishima ndetse mwongeye guseka so noneho bigiye kuba byagenda gutekanga ibintu bigiye kuba byahindura ndetse mwamaje no kubona ko ikibageza nawe yakomeje kugenda yitabaza musaza we Rurangirwa gusa Rurangirwa nawe mwamaje kubona ko ameze nk'ari ikigwara Rurangirwa tumwita ikigwara ariko tumwita ikigwara kuko nimba adashoboye kuba yafasha umuryango nimba adashoboye kuba yaza kumva angaze gufasha mama hari abantu hari umuntu wavuze ngo bakunda abafukurusha abazima nimba Rurangirwa adashoboye kuza gufasha mama ye ngamusupporting ngamukura ahantu abe yanamujyana agiye kumutuza ahantu ameze neza mukure kwa Rugemwa kuko kwa Rugemwa bashobora kuba banamwica cyane ko mama iribagiza we yifite depression yafite agahinda yatewe na Rugemwa ku buryo ashaka kwihorera kuri Rugemwa kubera ko afite umujinya udasanzwe ibintu Rugemwa yamukoreye nawe babigukoreye ndabizi byakubabaza nawe bagukoreye wakumva ushaka kwiyo nawe babigukoreye nawe ushyire mu mwanya wa mama iribagiza ariko nubwo ameze gutyo akwiye Rurangirwa akwiye kuba yamuha hafi kuko iribagiza namwe murabizi aratwite nta byo murabizi nyine murabona ko iribagiza nawe atorohewe murabizi arumva ko umuntu wafasha mama iribagiza ni Rurangirwa agerageza wisubira Rurangirwa ibintu urimo bireke ndabizi ko ari benshi mwatebagana na Rurangirwa muvuga ati Rurangirwa nta kintu maze Rurangirwa uri ikigwara tumwita ikigwara ariko nubundi ni ikigwara nese umuntu adashoboye kuza gufasha kugirango Rurangirwa burafite n'ububasha bwo kuba yagira gutega akaba yakwandika nka dossier urumva ko anga Rurangirwa kuba ikigwari no mbyingiye kujya mwita ikigwari ku bantu muri kubyumva nkanjye ndagira ngo mukande kuri like mujye muri comment mwandike bati Rurangirwa uri ikigwari nimba ugeze kuri uyu muntu tukiri kunyumva ndagusabye ndagira ngo ndebe ko mwankurikiye ndagusabye muri comment wandike bati Rurangirwa uri ikigwari ubundi dukomeze twiganira ubundi dukomeze turebera hamwe ambabwira agashya kabashije kuba kawe muraza kuba mwaseka muraza kuba mwakwishima ariko mbere yuko dukomeza ndagira ngo manze mbereke filime nziza cyane ni filime mwakunze muri beshi gusa navuga ko yagarutse mu isura nshya yagarutse ari mwoto kunze filime nyarwanda inimba ya Lavicha kuri tubicoro yitwa Jojo Films igarutse mu isura nshya ibintu ni moto gira icyo nongera kumenya nyuma y'uko Aline ndetse na mama Shema bakuze mama Lavi ese urukundo rwa Lavi na Shema rwaba rujemo agatotsi ko bavuga yuko urukundo rwabo ntacyabatandukanya nzajya kwigurira mama wakwiswe nani nyuma y'uko Ganza tweretse umukunzi we yaba agiye gukora ubukwe mbere ya mukuru we Shema ese abantu bose baguye mu kiye ikiza ni ukubajyana mu butabera cyangwa ni ukubaha imbabazi ni iki gikwiye nasondera subira mu byo nakoraga kubi ntabwo nakwica ari bicara nitsuke manu byibazwe urakabyara ubundi icyo nicyo ashaka kumva cyonyine nise mbyemeza ntago bavukana ntukikwe ni filime iri guca kuri tubicoro yacu nk'ibisanzwe yitwa Jojo Films manuka muri comment ni comment ya mbere uyiklikeho ugere kuri YouTube channel yacu ukore subscribe ubundi ukomeze uryoherwe intimba
ya lavi ico buri munsi saa yine za mu gitondo. Ayo nguko ngira ngo nawe urayibonye, ni filime iri guca kuri channel yitwa Jojo Films. Nyarukiraho kandi subscribe na comment ndetse na share ntuyibagirwe, kugira ngo ibintu bikomeze kugenda biryoha ndetse dukomeze kugenda twiganira kuri no filime Inzira y'Umusaraba. Murashaka kubona ko kamarade ndetse n'ibintu nabo batangiye gupanga uburyo bagomba kuba bakora recovery cyangwa uburyo bagomba kuba bakwirinda kugira ngo arugemwa cyangwa aratabasha kuba yabagira, kuko kamarade arabizi yuko baramutse bafashe Emile cyangwa bakagira umwe muri bo bafata nta mubi bamugira ndetse nta n'imiyaga bamushyira mu cyane, yuko urugemwa we afite imijinya, afite imijinya ndetse navuga ko ahangaha kamarade ndetse n'Emile bafite abanzi ku buryo ku rwego rukomeye cyane, kuko navuga ko urugemwa aramutse afashe Emile noneho urumva ko Emile kaba kamowe Emile byaba bimurangiranye cyane, yuko ahangaho bita rugemwa wari guhiga Emile kugira ngo abashe kuba yamwaka Anita, kuko arabizi neza yuko bita ariwe nta mikino ndetse arabizi ko arazaza bose akabica cyane, yuko arababwira ati navuga ko arameze nko yabahaye isezerano akababwira ati nindamuka umuze umukobwa wanyu Anita naramuka atabaye umugore wanjye mwese nzabica. Ngira ngo nabibonye yuko ino filime ijya kurangira ari yavuze ati nindamuka ntabonye Anita muzi ngo nzavanga, ntago nzavanga. Ahangaha isona ko Fabiola isagirwa, kuko Fabiola arabizi izakurikira. Fabiola arabizi yuko are naramuka abuze Fabiola nkuko yababwiye naramuka abuze, ariko hari nashonje, naramuka abuze Anita yarababwiye ati mwese nzabica, ariko ngiye muri gereza nzi ko namwe umuryango wanyu na urimba. Rero navuga ko Fabiola kumva yuko atazavanga byahise bimutera ubwoba ndetse bagahita mubona ko bita Fabiola yakanagujwe amaso. Abantu mushimishwa n'ukuntu Fabiola agira ubwoba, nagira ngo mujye muri comment mumbwire ngiye muri Fabiola suko babeshya. Fabiola agize ubwoba ajya nansetsa uburyo ajya yikarakasa, ariko yagira ubwoba uburyo yagara mu buryo Fabiola uriya kumukuramo amakuru biroroshye, wamufashe no kumufata ukamubaza cyangwa ukamufatira icyuma ku izosi ahita akubwira buri kimwe cyose. Asenyera mwese murabizi yuko kamarade ndetse n'Emile yo baje Fabiola itavuga ibintu byose bapanze, akavuga guhera kuri A kugeza kuri B, kuko abafite ubwoba bwinshi cyane ndetse biba byanamucanze. Ari ku bantu mushimishwa n'ukuntu Fabiola agira ubwoba, ndagira namwe mujye muri comment uvuga ati biradushimisha cyane, kuko ahangaha ndabizi ko ari benshi nyo muri kuyireba mujya munyuzamo mugaseka, kuko iyi filime hari igihe igera hikazamo ikamera nka comedy. Ku bantu mujya mubibona ngira murabizi igera ikamera nka comedy. Se none bigiye kugenda gute ko mwaje no kubona ko Cyusa nawe yahindutse cyane. Cyusa asigaye ari umwana mubi, Cyusa asigaye abatera agahinda, Cyusa asigaye ababaza kubera ibintu Cyusa asigaye akorera iribagiza, ni ibintu bidakwiye kuba yakorera umugore utwite, cyane yuko iribagiza atwitiye Cyusa. Rero Cyusa akwiye kuba yafata neza iribagiza ibintu harimo akabireka. Abantu bategwa agahinda rero na Cyusa, ndagira namwe mujye muri comment uvuga ati Cyusa ibintu urimo bireke, kandi mufite inama wagira Cyusa ajya muri comment mugire inama kugira ngo dukomeze kugenda tuganira, dukomeze kugenda tureba yuko Cyusa yakwisura ndetse ibintu Cyusa ari gukora akabireka. Se mbere ko dukomeza ndagira amaze nkubaza akabazo, isi uri kumva iribagiza Cyusa aramutse agize gutya akaza kumusaba imbabazi, urukumva iribagiza akwiye kuba yahimba imbabazi Cyusa akamubwira ati ndakubabariye, nayo ijya muri comment tubwira ati ngende kumva iribagiza ukwiye kuba watanga imbabazi umunsi Cyusa gusabye uzamuha imbabazi, cyangwa uri kumva Cyusa adakwiye kuba yahabwa imbabazi. Ngiye kuvuga uko mbyumva, agenda abona Cyusa yaragize gutya akerekana uko ari, akerekana we wanyawe, agera yahishe iribagiza ubuzima bwe bw'ibanga cyangwa imico ye yari yarahishe iribagiza. Rero avuga ko kuba iribagiza yarahuye na kira kigeragezo, iribagiza Cyusa yese agira gutya aramwireka wanyawe, amwireka uwo ari we wanyawe. Urumva ko rero anga hari ibintu bikomeje kuba byagorana cyane, urumva ko rero anga ibintu bikomeje kuba byahinduza, kuko simamya neza yuko irancuro ya Cyusa bamenyanye cyangwa Cyusa agiye kwishaka kubera ko iribagiza yamaje kuba impumyi, ahubwo mwabonye ko bari basanzwe n'ubundi bamenyeranye. Ntago ari umuntu Cyusa yarahise atereta ako kanya ngo bite oya, bari bamenyeranye n'ubundi bari basanzwe bahora mu ibanga, ahubwo navuga ko Cyusa yise agira gutya akerura akiyereka iribagiza. Rero nawe nimba wumva kuko iribagiza akwiye kuba yagira gutya imbabazi, nimba Cyusa akwiye kuvuga ati ngomba kwisubiraho, ubundi Cyusa iribagiza ndagata avuga ati ubwo wisubiye ukabusabye imbabazi ndakubabaye. Mwabonye ko Cyusa nawe yakomeje kwerekana we wanyeretse, yakomeje kwereka iribagiza yuko atakimukunda. Ngira ngo bishi byabateye agahinda, bishi babaza cyane, bishi muvuga amagambo menshi muri comment, bishi muravuga ati ibintu Cyusa uri gukora ni ibiki, Cyusa dusigaye tukwanga, Cyusa usigaye uri umugome. Ni byinshi mwagiye mwandikamo, gusa mugiye kubona ko Cyusa nawe agiye guca bugufi, Cyusa agiye gutangira gusaba imbabazi, cyane yuko navuga ko mama Cyusa ndetse na papa Cyusa bagiye kongera kugaruka. Rero Cyusa kuba yabimenya ko bagiye kugaruka, agiye gusaba imbabazi iribagiza kugira ngo iribagiza muhe imbabazi, kugira ngo mama Cyusa nagaruka asanke bameranye neza. Kandi murabizi ko Sylvie atazaripfana, Sylvie ntago azigera aripfana, Sylvie azabivuga nimba koko nawe ukigikiye Sylvie yuko yazavuga imico ya Cyusa cyangwa agahamagara akavuga ibintu Cyusa ari gukorera iribagiza. Ndagira ngo nawe ujye muri comment uvuga ati Sylvie bikore, Sylvie bikore, Sylvie turagutegereje yuko uvuga ibintu byose Cyusa ari gukora, ko ndabizi ko ari bishimo babazwa na Cyusa ndetse mu babazwa n'ibintu Cyusa ari kugenda akora. Mwabonye ibintu amagambo Cyusa yagendaga abwira iribagiza, amagambo mabi cyane amukomeretsa, na minsi murabizi kandi byaranabateye agahinda. Rero ndagira ngo nawe ujye muri comment
comment ntugere utagize ikintu wandika mu nyaboneka ubuze ikintu wandikamo ushyiramo mu emoji umutima nabyo ndabibona yuko mukomeje gukunda ino filime kandi mukomeje kwifuza yuko yakomeza kugenda igera mbere ndetse igakomeza kugenda iryoha kurushaho ko muri kubona ko ikomeje kuzamo utumanye twishi cyane ko navuga ko na Rugemwa nawe ibyo bigiye kuba byarangira Rugemwa nawe ibyo ari kwigira byose ibyo ari kwikina byose ibyo bigiye kuba byaragira ndetse navuga ko ibyo bigiye kuba byashyirwa akadomo mugiye kubona ko Rurangirwa nubwo bishimwe mwisigwa ndetse nubwo Rugemwa nubwo Rurangirwa ngavuze ati Rugemwa ibintu gukorana ibiki sorry nubwo mwavuze ati Rurangirwa ibintu gukorana ibiki mugiye kubona ko noneho Rurangirwa agiye kuza nta mikino ndetse Rurangirwa agiye kubaga nta kinya cyane yuko Rugemwa agiye kuba yagezwa imbere y'ubutabera nkubonye ko Angela Kamade ndetse nabo batangiye kuvuga ati Rugemwa tugomba kuba twakoho dushoboye kugira ngo abashe kuba yagirwa muri gereza cyangwa akagizwe imbere y'ubutabera ubundi agakatirwa urumukuye ese wowe mbere yuko dusoza ndagira manze nkubaza akabazo gatoya cyane wowe uri kumva Rugemwa akwiye kuba yakatirwa imyaka ingahe muri gereza urumva Rugemwa akwiye kuba yahabwa igihano cy'imyaka ingahe ese ku imyaka 10 imyaka 20 jya muri comment tubwira iki ngiye kubwanye ndimo ndumva Rugemwa akwiye kuba yakatirwa imyaka ingana gutya kugira ngo adusoze neza ndetse dusoze nawe utera comment niba utari wayitera nyaboneka tera comment kugira ngo dukomeze kujya tugana mbabwira ko mbakunda cyane kandi mbaza ku mutima njye mwamanye kuri mikoro nyita Tik Blaze ciao ciao